nshize abantu bose bari mu nzu z'imbohe imbere yawe, ndakwinginze ngo ubagirire neza, ndakwinginze ngo batabare, ndakwinginze ngo babe hafi. Uwiteka mwami, kandi je niyo najya muri gereza najya nagasonga bugari mwankegera bakanzanira najya nkicaraho nkakabicazaho ngo iki. Ariko ubundi ndi kwibaza ko bakora ibi abantu mwaretse kuza kunira bifuza ko undi muntu afungwa. Ntari muzajya mubinyifuriza ikibi kibabeho. Njyewe Jihad uzi ko urucuro hanze rugatwara uwo muntu. Yego iki ibonye ndi kwivuga. Oya numuntu wambwiye ngo hostinge abantu ngo kajya babaza hari bimeze gute ngo kuri wowe bitari bimwe byo muri byagiye bya zamani kuri Twitter. Bari abandi batari nuwo ngo ahubwo bari nabahe uriya muntu ngo wavuze yari antunze ngo ibintu byose ngo yaramfate uriya nawe bira no si byabaye ndamwe muri ya minsi ariko even within the ngo byagenze gutaho. Okay. Congratulations man, congratulations. Ibisigaye Dumba ibyo bibo urimo kuvuga nago bindeba. Urumva du kadebe ibyo Dumba ari kuvuga iwawe. Umva ndari kingiki nacyo. Okay, ntabwo njya amagambo njya yakoresha. Ntabwo ariko bimeze. Iyo ngiye kuvuga ku muntu ndamuvuga kandi nkamuvuga mu mazina. Ntabwo njya nyura tudekora urabizi. So ntabwo bishoboka kubaho abantu babimenye babyumve. Me and Yago we good, there is no issue. Nta mwanzi wantera turutse wamutera turutse wanjye yabana nanjye nta mwanzi wagutera turutse wanjye kabisa. Cyo hanyuma abagome mugende muhekanya amenyo muyamire. Ese babumva ibi wakennye ukamusuzugura ukamucaho ukamucira mu maso ukamuhimba amazina ukagira gutarika Imana ikabona n'umwami, Imana ikabona n'umwami kazi. Wowe uramubona ukabona ni mubi, ukabona asa nabi, ukabona n'umugome, ukabona n'indyarya, ariko Imana yamureba uwo musore ikabona n'umwami. Yareba uwo mukobwa wowe urimo kwita indaya cyangwa urimo kwita ikirari ikabona n'umwami kazi. Nuko ngo Imana ibona abantu. Intwaro no kuvuga ngo iyo babonye abantu bafitanye amakimbirane baba bari mu nyungu. Cyarimwe sumuhemu kandi nabeshya arakomeye bitangaje ndamuvuga ndamurata beraho si cyarimwe sumuhemu kandi nabeshya arakomeye bitangaje. Uranjurema ibihumeka byose, urema isanzure, urema ijoro, uranjurema n'umucyo, urema inyanja. Mwami ibi byo byose warabituremeye ubiduhera ubuntu, urangije udushyiraho n'ubushobozi uduhumekeramo umwuka wawe wera. Urangije mwami ubona ibyo ntibihagije utanga n'umwana we w'ikinege kugira ngo adupfire. Uri Imana ikomeye, uri Imana. Keep it up my brother, tukuri inyuma. Jewe ndi mu bantu bemera kutazi kuririmba ahubwo uzi kuririmba cyane. Asante sana. May God bless you man. May God bless you. Wenda igihe kizagira n'abandi babyumve kandi abazabyumva Imana izabo umugisha bazadushyigikire. Igihe nikigera bakabyumva bazadushyigikire. Harmonize umuntu ntagatera imbere ukabona umuntu yaragwingi. Abo bantu barizira, abantu bakora ibintu bibi. Uru rukundo muba munyereka hano ntabwo uru rukundo ari urukundo ruva mu bapfumu. Ni urukundo ruva ku Mana. Nukubera ko Imana niyo yaremye imitima. Umutima wanjye murawusoma mwebwe birabashobokera ko muwusoma mukabibona ko nta mutima mubi ngira. Ni gute umuntu akuza kuri live avuga ati ndashaka ko mfasha ukampa ikiganiro ukakimwemera yahiza akaza akakugambanira man. Mureke dusenge hanyuma Imana ni urukundo. Natwe yaturemye mu rukundo, ntago dukwiye kwangana, dukwiye gukundana no gushyigikirana kuko Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Ngiye narabwe ngo nta muntu nanga, nta n'umuntu nzarwanya, nta n'umuntu nzafata umwanya wanjye ngo ni nayo mpamvu mba nkoze live nkaza kubibabwira kuko uyu mupeti mwana mubonye hano arimo gusaba ikiganiro. Umva Imana ibampera umugisha. Ahantu navuze nabi, ahantu navuze ijambo mukumva ntimurikunze, mumbabarire. Ahantu navuze
amagambo mukumva ntabwo ari mazima, mumbabarire. Mumbabarire kuko ntabwo wakunda Imana wanga abantu yaremye. ubona ko ndimo ndababona hano muri abantu 120 ingahe abarimo kohereza amagift, ndimo ndababona. Imana ibaha umugisha 1520 ingahe. Ntabwo muri injiji, ntabwo muri abantu bibeshya. Hano harimo abamama baraye ijoro, hano harimo abapapa baraye ijoro, hano harimo urubyiruko ruraye ijoro rurimo kumva ibintu ndimo kuvuga. Njyewe iteka ryose ntabwo mvuga ibintu bisenya. Ndabakunda cyane, nzambabwira ngo ndabakunda, mujye mubyumva nk'ukuri, kuko biragoye kuba nababwira ngo ndabakunda nimubyumve ejo nakwitahira cyangwa nigende kuba ariko yarabitu nge ndabakunda kandi bakunda ntarobanuye. Ntabwo njya ndobanura ngo mvuge ngo uyu nguyu mukunda kurusha uyu nguyu. Ndabakunda. Imana ibaha umugisha, Imana ibamere umugisha. Munanyemerero nsengere uyu mwanya mwampaye, nsengere izo gift mwampaye, nsengere ibintu byose mwankoreye byiza. Ngewe urukundo rwanyu ntabwo nzigera ndukinisha. Abantu bose bakoze subscribe kuri Yago TV show ntabwo nzigera mbakinisha. N'abantu nubaha, abantu bose bamfollowinze kuri TikTok nubo bagiye kumfollowinga, ndabubaha. Imana ibaha umugisha, nzajya mbasengera. Abantu mwese mwankurikiranye kuri YouTube Yago TV show mugakora subscribe, Imana ibaha umugisha, ndabubaha kandi ndabakunda. Abantu mwese mumfollowinga kuri Instagram, n'uyu munsi mugiye kongera mukamfollowinga, mugakomeza mugafollowinga Instagram yanjye, Imana ibaha umugisha. Ngewe aba followers banjye cyangwa abantu bankurikirana ndabasengera, kuko ntabwo nza hano muherereye, ntabwo nza bo muri bo. Mushobora gusanga hari abamama bari hano baraye ijoro kubera Yago, hari abapapa bari hano baraye ijoro kubera ngewe. Rero ntabwo urwo rukundo n'izo mbaraga n'ubwo buntu mungirira ntabwo ngomba kubikinisha, Nubwo igihe cyageze abantu bakanyerekana nk'umuntu mubi, igihe cyarageze. Murabizi u Rwanda rwose rwaranyanze. Ntabwo ari ibintu byo guca ku ruhande, kubera ko media yinjiye mu itangazamakuru yayije ifata umuturage iramunyangisha, abaturage baranyanga. Urabyumva? Ariko ngewe sinigeze mva ku murongo wanjye, ntabwo nigeze mva ku murongo, kubera ko nari mfite focus yanjye n'umwami Yesu. Uburinzi bwanjye n'umwami Yesu, uburinzi bwanjye ni Imana, uburinzi bwanjye ntabwo ari data, ntabwo ari mama. Uburinzi bwanjye ni Yesu, uburinzi bwanjye ni Imana. Iyo urimo kurwanya Yago wowe uzi ngo urimo urarwanya Yago, ariko urimo kurwanya Imana, ko Imana yandemye inkunda. Imana yandemye inkunze, irambwira ati mushyize ku isi. Urumva? Rero bantu banjye mwese muri hano, Imana ibampera umugisha, mukomeze mushyigikire, mukomeze mwumva album yanjye, mugende muyisharinge. Nimumbona naje kuri live nta bad energy ngewe ngira, nta negative ngira. Abantu banzi baranzi, abantu twabanye baranzi, nuko abenshi babihisha aho ngaho i Kigali bakabivugira muri comment cyangwa inyuma iyo ngiyo mu duce twabo. Yago yari umuntu mwiza ariko akaba atabivuga kuri kamera. Abajya kuri kamera bakavuga ko nari umuntu mubi, bajya kuri kamera bakavuga ko nari umuntu mubi, ariko ngewe ndabizi ko ntari umuntu mubi. Si no kwihereza amanyota n'amaranka n'ibiki, ntabwo ndi umuntu mubi ngewe. Ariko baragiye bambrandinga nk'umuntu mubi, umwicanyi, umugome, umunyeshyari ibiki. Ariko wagira ishyari ugafasha industry, wagira ishyari ugafasha abajene bazamuka, wagira ishyari ugafasha. Mureke dusenge. Slim Jesus TV wagwana, uri umuhanuzi bro, ayiswe kabisa. Imana izagume kuguha ayo mavuta, kubera ko utabibona ntabaho kabisa. King Inkotanyi, ngewe icyiza cyane mbabwira ko ntago ndi pasteri, ntago ndi umuntu ugira gute, ariko ndi umuntu Imana yaremye ikunze. Ngewe Imana yandemye inkunze nkuko nawe igukunda, nawe yakuremye igukunze uri kuri no live. Imana yakuremye igukunda, buri Imana ikunda umuntu. Imana ikunda umuntu. Ushobora kubona umuntu ukabona ngo yasaze, ngo yavuyeho, ukamusuzugura. Ukabona umuntu ukiri mutoya cyangwa wambaye nabi, wakennye, ukamusuzugura, ukamucaho, ukamucira mu maso, ukamuhimba amazina, ukagira gute. Ariko Imana ikabona n'umwami, Imana ikabona n'umwamikazi. Wowe uramubona ukabona ni mubi, ukabona asa nabi, ukabona n'umugome, ukabona n'indyarya. Ariko Imana yamureba uwo musore ikabona n'umwami. Yareba uwo mukobwa wowe urimo kwita indaya cyangwa urimo kwita ikirari, ikabona n'umwamikazi. Nuko nguko Imana ibona abantu. Nuko nguko Imana ibona abantu. Imana ibona agaciro k'abantu yaremye. Ntabwo ijya kubona ngo bakoze ibi, ngo bariye ibi, ngo banyweye ibi, ngo bavuze ibi, ngo banywe. Imana ireba agaciro yaduhaye. Imana ireba agaciro, kuko Imana yakuremanye agaciro kadasanzwe, irangira gutoranya. Ireba mu nka, ireba mu ntare zose,
ireba muri bya bihumeka byose irangije iravuga ngo mwene muntu ni ukwiye kuyobora inongobyi ni ukwiye kuyigenga inongobyi. Urumva icyizere Imana yakugiriye. So icyizere Imana yakugiriye wigitesha agaciro urarenze. Umwana w'umukobwa uri hano reka mubwire ngo urarenze. Umumama uri hano uteye ubwoba urakomeye cyane, uri umuntu ukomeye. Umusore uri hano urakomeye, umugabo uri hano urakomeye, uri umuntu udasanzwe. Munyemere rero banze dukine kano karirimba, hari umuntu tubwiye ngo tubanze akarimbo ka gospel mbere ko dusenga. Charimwe sumuhemu kandi nabeshya arakomeye bitangaje ndamuvuga ndamurata beraho si charimwe sumuhemu kandi nabeshya arakomeye bitangaje ndamuvuga ndamurata si charimwe sumuhemu kandi nganzo y'ibyiza mubyeyi mwiza murage mwiza mahoro mugabo mwiza uhoraho we mico myiza habwa impundu u Rwanda n'abanyarwanda twese tuguhaye igihugu cyacu u Rwanda n'abanyarwanda twese tuguhaye igihugu cyacu arakomeye bitangaje ndamuvuga ndamurata. Beautiful people, umwami Yesu si umuhemu kandi ntabwo abeshya. Ntabwo ari umuhemu kandi ntabwo abeshya. Munyemerere duce bugufi dusenga Imana, munyemerere duce bugufi mu mitima. Dufata umwanya tukaririmba indirimbo z'isi cyangwa indirimbo za nyine secular music. Hari igihe tugeze kuri gospel, hari igihe tutabiha agaciro, ariko ngewe when it comes to God I put everything down. When it comes to God ibintu byose mbishyira hasi nkashima Imana. When it comes to God byose kuri ngewe Imana irabiruta. Ibyubahiro, ama pride, amafaranga, ibiki byose, ibyo bintu byose kuri ngewe Imana irabiruta. So munyemerere twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana nziza, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, gitare cy'amahanga, wowe waremye isi n'ijuru, urangije urema ibihumeka byose, urema isanzure, urema ijoro, urangije urema n'umucyo, urema inyanja. Mwami ibi byo byose warabituremeye ubiduhera ubuntu, urangije udushyiraho n'ubushobozi, uduhumekeramo umwuka wawe wera. Urangije Mwami ubona ibyo ntibihagije, utanga n'umwana we w'ikinege kugira ngo adupfire. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Abantu bose twabanye nabo hano kuri no live ubaha umugisha, basaba umugisha mbikuye ku mutima, basaba umugisha mbikuye ku mutima. Umuntu wese wagize icyo atanga, umuntu wese wagize impano atanga, umuntu wese wabanye natwe tugitangira ijoro ribaye rirerire. Mwami twatangiye tutarinjira mu wundi munsi, ariko abantu babanye nanjye, wabanye natwe, hari imikino twatsinze wakoze, hari byinshi twavugiye hano. Rero Mwami dushobora kuba twavuze ibitaguhesha icyubahiro, utubabarire. Yaba ari umuntu waciye hano akavuga ibitaguhesha icyubahiro, umubabarire. Yaba ari ngewe nakoresheje ururimi, nakoresheje bimwe mu bimenyetso by'umubiri wampaye, nshobora gukosa, nshobora gukora amakosa, wakoze kundinda, ariko kandi unambabarire, utubabarire twese aho twavuze ntibigende nk'uko ubyifuza. Turi abana b'abantu, tugirire impuhwe, turebeshe amaso y'imbabazi. Dore bamwe muri twe tugiye kuryama, utugirire neza. Bamwe muri twe tugiye kujya mu kazi, utugirire neza. Bamwe muri twe tugiye kugira ibyo dukora, ubihe umugisha mu izina rya Yesu. Umuntu wese watanze impano, umuntu wese watanze gift, musabiye umugisha uva mu ijuru, umuhe umugisha. Umuntu wese wabanye natwe kuva tugitangira, musabiye umugisha uva mu ijuru. Uwiteka Mwami, Timoteyo umurongo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 16 harambwira ngo nuko twifatanye n'abari mu nzu z'imbohe tubasengere, tubibuke tubasengere. Mwami shize abantu bose bari mu nzu z'imbohe imbere yawe, ndakwinginze ngo ubagirire neza, ndakwinginze ngo batabare, ndakwinginze ngo babe hafi. Uwiteka Mwami ningingiye abamama bari kunda, abamama bagiye kubyara ngo bagirire neza, baha umugisha, reka babyare neza, reka bibaruke neza mu izina rya Yesu. Reka ubuntu bwe butubeho, reka imbaraga ze zitubeho, tugirire neza. Mwami nsengeye umuntu wese
umuntu wese ufite ubwoba, nsengeye umuntu wese ufite ubwoba bw'ubuzima kugira ngo umuhereze icyerekezo, muhe focus, muhe vision nshyashya. Uri Mana nziza, ntabwo ujya uhemuka, ntabwo ujya wibeshya. Ndagushimiye kubw'uyu munsi, ndagushimiye kubw'ibyo wankoreye ku munsi wa none, ndagushimiye ku burinzi bwawe bwambayeho nkabubonesha amaso yanjye. Uri Mana nziza, uri Mana ikomeye. Umuntu wese uri hano tugiye kuva live, ariko Mwami umuntu wese wageze hano umuha umugisha, mbasabiye umugisha kandi mbasabiye umugisha bikuye ku mutima. Ineza yawe n'ubuntu bwawe n'uburinzi bwawe reka bitubeho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ubwo tuzongera guhurira hano tuzashima izina ryawe. Ineza yawe n'ubuntu bwawe reka bitubeho, ubikorere kwiyubahisha nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Thank you so much beautiful people. Thank you. Imana ibamere umugisha. Imana ibamere umugisha. Mwakoze kubana nanjye, mwakoze kwifatanya nanjye, mwakoze gusengana nanjye, mwakoze ku magifti yose. Hanyuma umuntu wese twaba twakomerekeje, umuntu wese twabwiye ikintu ntacyumve neza, Imana iduha umwuka wo kumvikana, utubabarire, iduhe umwuka wo kumvikana, twumvikane, tujye twumvikana. Imana ni urukundo kandi Imana ikunda abantu bakundana. So murakoze cyane, umugisha munsabiye, umugisha mwese munsabiye uko muri hano ndawakiriye mu izina rya Yesu. Kandi ndabizi ko atari imfabusa, umugisha nsabiye n'abantu bose bari hano uko mungana, ndabizi ko atari imfabusa. Imana ibarinde, Imana ibagirire neza. See you next time, see you when you see me. Ndabakunda cyane.